Imana ishimwe. Igihe cyose ufite umwanya nk'uyu wo gushaka mu maso y'Imana, ni ibihe by'umugisha. Amen. Ko Satani ababizi azi iyo ibihe nk'ibi bivuze imbere y'Imana, niyo mpamvu rwanjye iyo ubonye rero wabonye umwanya nk'uyu yo gushimira, ko twabonye ko amasengesho hari ubwoko bwinshi. Hari amasengesho y'umuntu ku giti cye, amasengesho y'ubwoko bw'Imana, gahuza umugambi n'inama. Amasengesho yafunguje Petero muri gereza ya Herodi, yarateguye kumwica, yari amasengesho y'itorero, yari amasengesho y'umuntu umwe. Amen. Birumvikana ko muri gereza Petero yarasenze, ariko amasengesho yamuvanyeyo amasengesho y'itorero. Rero abantu benshi rero bamenya, hano twarabyize, hariho personal prayer, prière personnelle, amasengesho y'umuntu giti cye, hariho na corporate prayer, donc la prière communautaire, amasengesho y'itorero. Uvuga ngo ayo masengesho arushizaho kuba efficace. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo babiri cyangwa batatu nibahuza umutima gusaba ikintu icyo ari cyo cyose, amen, nibahuza umutima mu isi gusaba ikintu icyo ari cyo cyose, Data wo mu ijuru azakibakorera. Rero si ukuvuga ngo umubare ngo ni babiri cyangwa batatu, ni ukuvuga ngo ni amasengesho arenze wowe gusa, yaba wowe ufatanije n'undi, ariko cyane cyane si on extrapole, tubijyane mu indi extreme, uvuga ngo ni amasengesho y'itorero. Amen. Amasengesho y'umwana w'Imana wenyine Imana irayumva, ariko hariho ibibazo ikeneye amasengesho y'itorero. Murabyumva? Niyo mpamvu umugambi w'Imana nta mukristo akwiye kubaho nta torero. Nubwo Satani yakubeshya uzajya ukurikira kuri interineti, ntabwo bisimbura itorero. Ayubise. Mu mugambi w'Imana ntabwo agakiza agarukira ku muntu gusa wenyine. Le salut est personnel mais aussi communautaire. Ni ukuvuga ngo agakiza ni wowe ukizwa, ariko Imana igahita igutera mu itorero. Hariya niho Imana igukuza, kuko niho Imana yashize abo abitwa abantu mpano, the ministère don, fivefold ministries, intumwa, abahanuzi, abavugabutumwa bwiza, abungeri n'abigisha. Abo batanu akazi kabo ni ukugira ngo bubake abera babashe gukora umurimo w'Imana, uko batubwira mu Baefeso ibice 4. Ntabwo rero abo bantu rero babikorera ahandi, babikorera mu itorero. Ntabwo bazaba yasanga umuntu wese mu rugo rwe, ni mu itorero. Imana ishimwe. Ariko ko turi mu gihe cy'iherezo n'ubuyobe bwinshi, ni ibintu byinshi cyane biharivanze. Abantu ntibakimenya ni ibiki Imana yavuze, ni ibiki Satani yazanye. Niyo mpamvu rero iri shuri ryo kwizera ni iry'ingenzi. Imana yabwa icyubahiro. Uvuga ngo turiho turakora biri mu Efeso ibice 4, umurongo wa 11-12. Amerika ndetse mukunda dusome. Bitabaye bityo bihinduka idini gusa ryo ku cyumweru. Bya ni idini.
kenshi amateraniro ku cyumweru kuri benshi yahindutse idini gusa, ntaho bava ntaho bajya, ibintu biguma bizenguruka nko kuri roundabout, kuri rond-point. Gatwumve no kwibukanya ko musanze mubizi. nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Amen. Mwumvise intego? Abera batungana rwose kugira ngo bakore umurimo w'Imana. Ya jambo kugabura ntabwo ari cyo. Abagabura ni babandi bavuze haruguru. Bivuga ngo afin d'édifier les saints en vue de l'œuvre du ministère, kugira ngo bubake abera, noneho itorero rikora umurimo umwa. Iyo rero bari abagabo rero badahari, iyo tuvuze abagabo tuvuga muri byo pas question de sexe. Iyo bari abantu batanu badahari, ahita haba rero ibikurikira nete mukunda dusomere. Iyo bari abadahari ngo bakore umurimo wabo, dore ibikurikira: kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Iyo dushaka tugarukira mwayubise, izi nizo ngaruka bari abantu batanu badahari ngo bakore umurimo. Icya mbere, ntabwo dukura ngo tugere ku rugezo rwa Kristo. Icya kabiri, dushyira ubwana, tuguma turi abana mu mwuka. Icya gatatu, tuba turi abantu byoroshye ko babita abakozi b'Imana atari bo bayobya, kuko n'ufite ikintu kigutandukanye kwereka ukuri ni ikinyoma. Malheureusement beaucoup d'églises dans le monde c'est comme ça. Amatorero menshi yayobowe n'impinja. C'est le problème. Ega impinja nakuvuga ngo n'abana imyaka 2. Wewe ushobora kuba ufite imyaka 60 ari kuri uruhinja mu by'umwuka. Nyuma ubona abakristo bazi ubukristo ari cyo, nta jambo ry'Imana bazi. Iyo niyo problème yo. Ayubise. Uvuga ngo bariya iyo badahari ngo bakore uyu murimo, biriya n'izo ngaruka ziza. Abantu ntibakura mwami, baguma ari abana mu by'ubwami, abana mu mwuka, kandi ibije byose birabakubura. Imiyaga yose ije irabatwara. Ntabwo bahagaze, ntabwo bazi iby'Imana ishaka, ntibazi iby'Imana yavuze n'ibitavuze. Usanga ngo ubuhanuzi ngo bwavuze abo wabibise, bazi si ubuhanuzi bw'ukuri menya gute, ubw'inyoma menya gute. Niyo mpamvu uyu munsi rero ijambo ry'Imana tuyobora amasengesho, ijambo rivuga ngo ese Imana iracyavugana n'abantu binyuze mu nzozi no mu mayerekwa? Nguwo mutwe byandike. Ese Imana iracyavugana n'abantu binyuze cyangwa ibicishije, sizi Kinyarwanda ko uza kucyandika, binyuze mu nzozi no mu mayerekwa? Ni ikibazo, kuko nabyo ni ibintu amadayimoni akoresha cyane mu kuyobya abantu, parce que les gens aiment le sensationnel. Muzuva abantu neretswe nakweretswe, mubizi niba batarakugeraho bazakugeraho, witegure. Nawe ubwaho ushobora gutakara, ukajya no gutakaza n'abandi. Ese Imana iracyavugana n'abantu binyuze mu nzozi no mu mayerekwa?
icya mbere kugira turebe itandukanirizo hagati y'inzozi n'iyerekwa, kuko kenshi biritiranwa bikivanga, abantu ntabwo bazi no kubitandukanya. Yeretswe, yarose, ntabwo babizi. Ese Bibiliya ivuga iki ku mayerekwa, ivuga iki ku nzozi? Ese bazabimenya gute batigishwa? Icyo ni ikindi kibazo. Bazigishwa bati se bataboneka. Icyo ni ikibazo cya kabiri. Cyane cyane muri iki gihe turinjira mu rwego rw'isi, abantu baraza kubura umwanya w'Imana, kuko ibintu byinshi biraza kuba solicita. Basanga abantu nta Mana umwanya wayo bagifite. Wayibise. Kandi Satani akabumvisa ko biri normal. Wayibise. Ni Imana yabona nta kuri yagenda. Tubyuka twiruka, tukirirwa twiruka, tugataha twacikanye, wakwingeka gato ukaba wabyutse ukongera ukiruka. Ahubwo uzaruhuka gusa iwabo wa twese, cyangwa iwabo wamye, kuko hariya barakuryamisha. Ubikunda ndabikunda, hari uraruhuka tu, ariko se nukuruhuka nabyo no kubireba. Ariko urabizi Satani akatubeshya yuko nukwiruka, ubuzima bwose nukwiruka. Ukabyuka wiruka, ukirirwa wiruka, ugataha wiruka, wakwiyenga gato ku buriri ukabura urakeye ukongera kwiruka, ntuzanamenye iminsi ukuntu yagenze, noneho ubuzima burarangiye, none uraryamye utakibyuka. Hanyuma bakagutera rero bakakujyana bamwe bita iwabo wa twese, kuko hariya nta kindi. Umva nukora resume y'ubuzima n'ubwo koko ne ikibazo nimba ubuzima ari ubwo, ni umuruho umugani wa umubwiriza. Sibyo? Aho niho havutse za filozofi zitwa filozofi existentialiste. Aho niho zavukiye. Hari umuntu witwa Albert Camus, yari umufaransa w'inkomoko muri Algeria. Nawe ni umufilozofe uzwi, yigishwa muri za kaminuza, cyo kimwe na Jean Paul Sartre na Simone de Beauvoir n'abandi. Amen, haleluya. Abitwa ba Kierkegaard umudanwa n'abandi bose, abitwa ba Heidegger n'abandi bose bahuriye kuri icyo kintu, la philosophie existentialiste, ariko ikaba yitwa gutyo kubera Jean Paul Sartre niwe wabivuze. Ariko bahuriye kuri icyo gitekerezo cyo kureba ubuzima hanze y'Imana. Ese ubuzima, umuntu wakubwira ngo usobanura ubuzima bwo muri iyi si hanze y'Imana, hanze yo kwizera, wabuvuga gute? Nukwiruka, uzagarikwa gusa n'urupfu. Nibyo rero Albert Camus yita l'absurdité. La vie est absurde. Ntabwo ushobora kubisobanura. Nimba nta bindi byiringiro, ari uvuka wamara gusa utangira kugendagenda bakagushyira muri maternelle, kandi iyo gusaba ko bakujyana saa 11, wava maternelle ukajya muri primaire, secondaire, kaminuza ubonye akazi ubyuka saa 10 y'ijoro ukiruka. Wayumvise? Hanyuma uzahagarikwa gusa ariko wasinziriye bya bitotsi by'urupfu. Iyo rero bari afilozofe birebye gutyo, baravuga ati la vie est absurde. Ubuzima ntabwo byumvikana. Amen. Kiretse umenye Imana, ukamenya Yesu Kristo, aho rero ibisobanuro birahinduka, hari ibyiringiro. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya.
ibi nibyo biduha twebwe kunezererwa ubuzima, atari uko ubuzima ubwabwo buryoshye, ni ukubera ibyiringiro. Ntabwo turi abacyo, ariko turazi ko tuzabacyo. Ibyo rero bituma tubyuka tugakomera tukagira gute, twe ntabwo tubona iwabo wa twese hariya, nibwo tubona hakurya. Amen. Turi mu mibiri mishya, Imana twireba amaso mu yandi. Uyu mwami Yesu waducunguye twizeye turabona, tukamubona amaso mu yandi, kandi tukazabaho iteka, nta gupfa, nta kurwara, nta gupfusha, nta nzara, nta muruho, mirere na mirere. Iyo niyo byiringiro ry'umukristo. Haleluya. Ibyo rero bituma rero twihanganira ubuzima. Ariko udafite ibyiringiro muri Kristo se, kwanza ahubwo ni amasengesho yacu, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Nawe ubundi abantu bari ku isi badafite ibyiringiro muri Kristo babyuka bimyoza, bakirwa bimyoza. Nimwibaze nk'ubu yigare yose umuntu se yimyoza, n'aya majwi mu modoka ntawe yumvikana, ni ukwimyoza gusa. Wajya gusura umuntu ugasanga abana bari imyoza, abakozi bari imyoza, abanyirugo bari imyoza, n'imbwa rero ikimyoza. Rero ntushobora kuba muri ubu buzima. Niyo mpamvu benshi bahita bajya mu biyobyabwenge. Abafite amafaranga bakajya mu malikeri, amakonyaka, amawisiki, abandi nabo bakajya mu rumogi, abandi bagahugira mu busambanyi. Ikintu cyose cyatuma basa naho bibagiza imiruho y'ubuzima, kuko n'amafaranga ntabwo akuruhura, ahubwo akuzanira izindi ngorane. Ni meza urakemuza ibibazo, ariko akuzanira izindi ngorane. Rero ubuzima rero bari ba filozofe baraburebye. Ikibazo ni uko bataburebeye muri Kristo ngo bashobore guha isi ibyiringiro. Amen. None tugaruke kuri iyi ntego y'isomo ry'uno munsi. Ese inzozi n'amayerekwa bitandukanye gute? Les songes et les visions, dreams and the visions bitandukanye. Mu Kiswahili ndoto na maono bitandukanye. Ngo narose, ngo nerezwe, n'amagambo gusa yitiranwa cyangwa bibiri yatandukanye. Iyo ushaka kureba ikindi nacyo, ese Imana iracyakoresha iyo nzira? Kuko turaza kubona ko mu mateka Bibiliya Imana yakoresheje izo nzira, ariko si yo gusa, n'umwanzi wawe nayo yarayikoresheje. Amen. Rero ni domene, ni ahantu tugiye kwitonda. Maneshi dufate iminota 5, umuntu wese asenga Imana kugira ngo iri jambo aryumve mu mwuka wera, naryumve mu bwenge bwe. Iminota 5. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushima, waremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Waremye byose ukabibeshaho, ukabyitwararika none munsi, kandi byose byaremewe kuba ibyawe. Wamenyeho uriho kandi ugiruze, wakira icyubahiro Mwami. Amavi yose aza gupfukamira, indimi zose zizatura Baruwe Mana ko nta yindi Mana. Imigambi yawe ni myiza, inzira zawe zirakiranutse. Waravuze Mwami ngo inzira zawe abakiranutsi bazazigenderamo, ariko abanyabyaha bazazigwa. Mwami, turi hano kugira ngo dukomeze kwigishwa nawe, tunashaka amaso hawe, twiriza dusenga. Ugire neza abantu bose bashaka amaso yawe. Ugire neza Mwami abantu bafite inzara n'inyota yo gukiranuka. Turasengeye isi iri mu nzira y'ubuhenebere, kugira ngo ukize benshi Mwami. Benshi barahumye,
bari mu mwijima wa Satani, bari munsi y'ubutware bwe. Turasenze nk'itorero mu izina rya Yesu kugira ngo Mwami, nk'uko imibare itangwa niwe uzi y'ukuri yuko isi ituwemo na miliyari 9, ariko niwe uzi umubare nyawo. Buri muntu wese utarandikwa mu gitabo cy'ubugingo, buri muntu wese uri mu nzira y'ubunyerere y'umwijima, Mwami, umucyo wawe nk'uko watumurikiye umurikire, amenye ko hakurya y'iboneka hari Imana n'ubwami bwayo. Kugira ngo Mwami, umucyo w'ubutumwa bwiza umugereho, ahumuke, ave mu mwijima aze mu mucyo, ave no mu butware bwa Satani aze ku Mana, hanyuma habarirwa ibyaha no kukwizera Mwami Yesu, azaraganwe n'abejejwe mwanda w'umwijima. Urakoze rero, turifatanya n'abandi bose ku isi baro barashaka mu maso hawe, aho bari hose, ukubera hose icyarimwe, bose urababona, bose urabumva, kugira ngo usoze Mwami ibyo wagambiriye kuri iyi si. Duhe Mwami kuba mu bushake bwawe umunsi ku munsi, duhe kunesha iyi si n'amarari yayo n'umutware wayo Satani, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Kaneti mukunda dusomere aho dushaka gusoma, niwibagirwa ibindi, ariko aho dushaka gusoma uhibuke, kuko nigo rufunguzo rw'ibindi byose turi buvuge. Amen. C'est ça le passage clé. Muri Yoeli ibice 2 umurongo wa 28, hanyuma twite tujya mu byakozwe n'intumwa ibice 2:17. Yoeli ibice 2:28, twite tujya mu byakozwe n'intumwa 2:17. hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa. Amen. Ya magambo turi bwige mwayumvisaho, inzozi n'amayerekwa, ubwo hariho n'ubuhanuzi. Ibyakozwe n'umwaka wa 2017. Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Amen. Amen. Haleluya. Kugeza ubu abantu benshi mu itorero ry'Imana ntibarasobanukirwa bya magambo. Wowe kurikira rero, tumaze kumva ubuhanuzi bwa Yoeli. Amen. Yoeli ahanuye iki? Ahanuye ibizaba mu gihe cy'iherezo, kandi igihe cy'iherezo twarasobanuye icyo iryo jambo rivuga, iyo expression. Kuva aho Yesu yaziye mu isi, ibihe by'iherezo byaratangiye. Abo twebwe ubu turi ku iherezo ry'ibihe by'iherezo byo kumenya. Kuko imbere y'Imana imyaka 1000 ni nk'umunsi umwe, umunsi umwe ni nk'imyaka 1000. None Yoeli ahanuye iki? Ari byinshi yahanuye mu gihe cy'iherezo, ariko hano ahanuye iki? Ahanuye ko mu gihe cy'iherezo Imana izasuka umwuka wayo ku bafite umubiri bose. Mwe icyo bibabwira iki? Bibibutsa ko mbere ntago umwuka wayo yawusukaga gutyo. Umwuka wayo wahabwaga abantu b'uburyo butatu. Umwuka wayo wajyaga ku mutambyi, wajyaga muhanuzi, wajyaga ku mwami. Abandi bose nta burenganzira bari bafite ku mwuka wera. Aho ni mu Bisirayeli tuvuga. None ubuhanuzi bwa Yoeli buravuga ngo mu gihe cy'iherezo noneho ntabwo ari abo bantu batatu gusa bazahabwa umwuka, ngo ku bafite umubiri bose
bazizera. Ubuhanuzi bwa Yoweri mu gihe cya Yoweri bwari ubuhanuzi badashobora gusingira, kuko ibyo ntabwo byari no mu nzozi z'abantu, kuko ntabwo bari bazi ko Imana ishobora guha umwuka wera mu gihe utari umutambyi, ntube umuhanuzi, ntube n'umwami warobanuwe nayo. None yo aravuga ngo hazabigiyeho Imana izasuka umwuka wayo ku bafite umubiri wose. Hano rero ntabwo ari gusaba ari abantu batatu bamuhabwaga, ahubwo Imana irawusuka si ku Bayuda gusa nk'uko bwatoranije isezerano rya kera, ku bafite umubiri bose. Hano rero hinjiyemo ikintu gikomeye, ni ukuvuga ngo muri icyo gihe nimba abafite umubiri bose bazahabwa umwuka wera, ivuga ngo abizera, sibyo? Ngo tuza kubibona. Ni ukuvuga ngo rero hano Yoweri mu mwuka wera avuze ko hazabibiyeho nta Muyuda nta munyamahanga, kuko bose bafite imibiri. Iyi ni profesi ikomeye mu mugambi w'Imana, mu mateka. Sinzi ko mubyumva. Biro biravugwa mu gihe kimeze gute? Mu gihe umwuka wera ahabwa abantu batatu b'ingeri zitatu: umutambyi, umuhanuzi n'umwami. Utari muri abo batatu nta mwuka wera ushobora kubona. None ntabwo avuga gusa ko Imana izaha abarenza batatu, ntabwo avuga gusa ko Imana izaha Abayuda bose b'Isirayeli nk'ishanga ryatoranijwe ry'umusaruro rya kera, ahubwo Imana izasuka umwuka wayo wose itita ku Muyuda cyangwa umunyamahanga. Igikuru ni gusa azaba yujuje kondisiyo imwe gusa turi bubone mu mwanya imbere. Ni ukuvuga ngo rero ni ibihe rero bidasanzwe Yoweri ahanuye. Amen. None avuze iki? Ngo umwuka wera namara gusukwa kuri abo bantu, ngo abana banyu b'abahungu n'abakobwa bazahanura, abasaza bazarota inzozi, hanyuma n'abasore banyu bazerekwa. Okay? Vos jeunes, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous savez. Abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Voilà. Vos vieillards auront des songes. Abakambwe barimo bazarota. Abakambwe. Et vos jeunes gens des visions. N'abasore banyu bazerekwa. Voilà. Alléluia. Amen. Ni ukuvuga ngo kuza k'umwuka wera gukinguye uburyo bugari bw'Imana bwo gukora muri benshi ibyo mbere byari bigenewe bake. Imana ishimwe. Kuko turabona mu isezerano rya kera ariryo na Yoweri arimo, hari abantu Imana yagenderaga mu nzozi bakanabona n'amayerekwa. Mumuzi Yosefu se? Amen. Ntabwo muzi inzozi za Yosefu? Ntabwo muzi inzozi z'abariya abakozi ba Farawo bari muri gereza bahuriyemo na Yosefu? Ntabwo muzi inzozi za Farawo ubwe? Amahundo 7 anambye n'abyibushye, inka 7 zinambye zirindwi zibyibushye. Mubizi? Amen. Gideon ajya gutera Abamidiyani, ntuzi ko barose inzozi? Imana ikabwira Gideon ngo ngwino aricyo nshaka kumvisha, hanyuma akagenda yisha, akumva umwe arabwira undi ibyo yarose.
bagahita banahabwa ibisobanuro bati Gideyoni azabatera. Imana ashaka kumubwira ati nabo namaze kubateguza ko uzabatsinda. None se si inzozi? Amen. Daniyeli si rimwe si kabiri Imana yavuganye nawe mu nzozi. Ariko turaza kubona rero n'ibyitwa inzozi, amen, bimwe bishobora kuba atari inzozi ahubwo ni amayereko. Amen. Mwakurikiye? Rero nitureba isezerano rya kera turabona Imana ikoresha mu buryo bwinshi mu bantu batandukanye iyo nzira yo kuvugana nabo binyuze mu nzozi no mu mayereko. Haleluya. Ntabwo twavuga bose ngo tubarangize. Mwana Yobu aravuga ngo Imana ivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi abantu baryamye mariri yabo. Imana ikavugana nabo mu nzozi mayereko. Amen. Rero mu isi ya kera, donc le monde antique, mu isi ya kera iyo yari inzira abantu bari bazi yuko niyo nzira bavuganiramo n'isi itaboneka. Amayerekwa n'inzozi byari bizwi mu isi ya kera mbere yuko Yesu aza muri antikite, yuko ariyo nzira où le devin le visite, aho icyitwa Imana, yaba Imana nyamana yaba imyuka mibi cyangwa Satani, nizo nzira abantu ba kera bagenderwagamo, yaba Imana nzima yaba iyindi myuka. Rero kuri bo nta kibazo cyari gihari, bwari uburyo busanzwe. Niyo mpamvu ubona Farawo ntiyigeze yumva ko ibyo yarose ari inzozi. Yahise ahamagaza vuba vuga ngo yari inzira bamenyereye. Wabibizi? Niyo mpamvu Nebukadinezari yarose inzozi, yibambuye akangutse agahita ahamagaza abakonikoni n'abajya i Babuloni bamusobanurira ibyo yarose. Vuga ngo yari inzira, c'était une voie normale, yari inzira isanzwe bari bamenyereye yuko icyitwa Imana kivugana nabo. Vuze icyitwa Imana kuko kenshi ntabwo yabaga n'Imana. C'était des entités spirituelles de l'autre monde. Byari ibikomangoma by'umwijima byo muri isi tutabona, ikavugana nawe ikaba message. Uyu munsi monde ya ésotérique, isi y'umwijima yitwa le monde ésotérique, bo baravuga ngo bahawe message de la part des maîtres, ngo araba maître. Ariko twebwe Bibiliya ibiti ibikomangoma by'umwijima babyita les maîtres. Donc nous avons reçu des messages de la part des maîtres ibikomangoma by'umwijima. Rero ubwo buryo rero bwari buzwi cyane yuko Imana, yaba Imana y'ukuri yaba izo entité spirituelle ibikomangoma, yuko bashobora kubagenderera mu nzozi bakaha message cyangwa mu mayereko. Amen. Ndibaza ko bamwe muri mwebwe mumaze kurota ikintu mukakibona. Mumaze kurota ikintu mukakibona? Pana ibindi byanyu by'abarokore yo kubeshya. Niyo mpamvu rero ukwiye gutega amatwi. Amen. Dufate iminota 5 mwese asenga Imana, abwira Imana ati Mana, numvise yuko amayerekwa n'inzozi kenshi zinakoreshwa n'izindi mbaraga n'ibindi biremwa bitari wowe yo mu isi
y'umwuka, kandi bikatubwira ibintu, bikatwereka inzozi, bikatwereka ibi ayubise, kandi bikabo tukayibona. None uyu munsi muri izi nyigisho tuze gusoza iyo nzira, nimba atari uyinyuramo ifungwe burundu mu izina rya Yesu Kristo. Genda usenge gutyo iminota 5. Genda ufunge izo nzira, uzifungire abo bajura bose, kuko Yesu yavuze ngo abamubanjirije barabajura. Ntabwo ari Imana gusa inyura muri iyo nzira, n'abajura banyuramo bitwa abadayimoni, kandi bagakwereka ibintu kandi ukabibona.